ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Ngiye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tumaze iminsi tureba inyigisho zitandukanye z'ibinyoma zigishwa na Haji Sege, tukareba mu byanditswe yaba Bibiliya, yaba Korani, yaba Suna na Tafsiri kugira ngo turore icyo bivuga ku ngingo yabaga yavuzeho. Rero n'uyu munsi nifuje ko twongera nanone kuganira ku nyigisho yindi Sega yarimo yigishaho ahantu hamwe. Yarimo ngira ngo mu giterane cy'ivugabutumwa, ngira ngo wajya ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV akandikamo Alhaji Sege abajije abantu ikibazo barananirwa / akwiye kujya mu itorero gutanga umusanzu. Ariko igikomeye cyane nkeneyemo ko tuza kuganiraho yaba muri iki kiganiro cyangwa kizajya gikurikira ni uburyo abazwa n'umwe mu bantu bari bitabiriye, umubwira ko yahoze muri Islam hanyuma akaza kuyivamo akajya kuba umukristu, hanyuma ngo akaba noneho yifuza kugaruka muri Islam, amubaza niba bishoboka. Hanyuma Sege agahita amubwira, amusubiza akoresheje amagambo mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 10 umurongo wa 10 havuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza, akanwa akaba ariko yatuza akabarwaho gukiranuka. Ku bakristu, ku basomye Bibiliya, uwo murongo bazi icyo uvuze kuko hari amagambo awubanziriza avuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, ngo uzakizwa. Hanyuma umurongo ukurikira niwo ukomeza uvuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza, akanwa akaba ariko yatuza akabarwaho gukiranuka. Ndagira ngo yenda muri uyu mwanya nkore sace ho gatoya muri Bibiliya, ayo magambo yenda umuntu ayashakeho gato. Ni Abaroma igice cya 10, turaza guhera ku murongo wa 9, ndumva ushobora kuba waba uhagije. Abaroma igice cya 10, wihangane hari ubwo usanga interinete mu gushakisha ivanze ibintu, ariko turifuza kugira ngo dusome twitonze tuze kureba aya magambo. Hano ndabona byaje, ndimo ndakora zoom kugira ngo noneho tuze gusoma. Sege icyo kibazo yabajijwe muri iki kiganiro, yashubije uwo muntu amubwira ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ibi murabibona, yavugaga icyo gukizwa. Iri jambo gukizwa ntabwo muri Islamu ibi ngibi byitwa salvation, ntabwo ibyo byitaweho. Ntabwo ijambo agakiza rivugwa muri Korani, nta namwe waribona. Hanyuma murabona ko hano icyo Pawulo yavugagaho, nanabibutse ko uyu Pawulo niwe Sege inshuro nyinshi avuga ko ngo ari we wazanye inyigisho z'ubuyobe ku bakristu. Ni inshuro nyinshi Sege amugarukaho, ngira ngo twarabibonye mu bihe byashize. Hanyuma hano murabona ko Pawulo niwe wari wavuze aya magambo, aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Aha murabona ko
hano kondishoni ya mbere ni ukubanza kwatura ko Yesu ari umwami. Iyo ubyatuje n'akanwa kawe, iyo watuye ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzagira gute? Uzakizwa. Noneho ku murongo wa 10 Pawulo akavuga agaragaza impamvu ugomba kubikora gutyo. Ibyo ukora ku murongo wa 9, impamvu ugomba kubikora gutyo ku murongo wa 10 nicyo aba arimo kuvuga. Impamvu yabyo ni uko umutima ari w'umuntu yizeza, ntabwo ari kubivuga ku magambo gusa cyangwa se ku munwa, ahubwo ni ukubivuga ubikuye ku mutima, umutima ukaba wabyizeye, ngo kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Noneho hano murabona ko hano avuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ntabwo ushobora gushidikanya ko abayisilamu bakunda Imana. Kuyikunda barayikunda. Iyo witegereje ukareba uburyo bagira commitment yo gufata gusenga inshuro 5 ku munsi, agafata uwo mwanya uko biri kose akabishyira muri gahunda ze, agakora ibishoboka byose ku buryo ari buze kugira uwo mwanya wo gusenga. Ni ikimenyetso gihamya ko abayisilamu bakunda Imana. Cyakora icyo kwibaza ni iki? Imana bakunda ni iyihe? Ni Allah. Ntaho ihuriye n'Imana y'Abakristo. Impamvu twarayibonye nuko Imana y'Abakristo n'Abayahudi ni Imana yemera ko ari umubyeyi w'abayizera. Hanyuma ikindi cya kabiri ikaba ari Imana umubyeyi wa Yesu Kristo. Yabyaye umwana witwa Yesu Kristo. Uburyo yamubyayemo ubwo ngubwo burazwi, ni inda y'Umwuka Wera Mariya yasamye. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe bizwi ku Bakristo n'Abayahudi. Ku Bakristo, Abayahudi bo batekereza yuko Yesu Kristo azaza nyuma, ariko nawe kuza kwe ni uko umwari azasama inda, ni ukuvuga akabyara umwana hatabayeho ko ahura n'umugabo. Hanyuma murabona yuko hano Pawulo arimo aravuga ngo ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ahangaha inshuro nyinshi uzabona ko iyo abayisilamu bigisha, ikintu cya mbere baheraho ni ukukwigisha ko gusenga ngo wubamye, ngo ugakubita ngo agahanga hasi, nyine ni uko kuriya bajya babikora ku babizi babikurikirana. Hanyuma ngo uko niko gusenga kukuri. Ariko gusenga twebwe biri tubwira ni ugusenga ko mu mutima. Ni nacyo Yesu yabwiye, aravuga ngo nitujya gusenga ngo ntitukajye ku gasozi aho abantu bose batubona ngo tumere nk'indyarya zishaka kwigaragaza, ngo ahubwo tugende twifungirane, dusenge twiherereye mu cyumba. Uko niko Yesu yatwigishije. Hanyuma Pawulo hano murabona ko akomeza avuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko atugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo. Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Reka nkore zoom out gatoya kugira ngo atagira utekereza ko amagambo mvuze hariya adahari. Murabibona ko nari ngeze hano ku murongo wa 12 havuga ngo nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa.
ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Aha murabona noneho Pawulo agiye gutangira gusobanura uko bigenda kugira ngo umuntu agere ubwo atangira kwambaza Imana cyangwa se kuyiramya. Kandi bamwizera bate bataramwumva? Bivuze ngo kugira ngo wizere ugomba kubanza wumva. Kandi si ukumva kubera ko byaciye mu matwi gusa, ahubwo ni ugusobanukirwa. Nicyo cyatumye Yesu avuga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 17 umurongo wa 3, aravuga ngo ubugingo bw'iteka ni uko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ntabwo ari kuvuga ngo hariho undi muntu. Pawulo yuzuye nako Petero yuzuye umwuka wera, aravuga ngo mu isi nta rindi zina twahawe abantu bakwiriye gukirizwamo ritari irya Yesu Kristo. Hanyuma rero hano murabona ko Pawulo arakomeza akavuga ngo kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari nta wababwirije. Mu yandi magambo bivuze yuko habanza kubwiriza, nyuma yo kubwiriza, reka mbanze ndangize n'umurongo wa 15, haravuga ngo kandi babwiriza bate batatumwe, nkuko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Bivuze ngo hagomba kubaho umuntu wahawe ubutumwa, yamara kubuhabwa akajya kugira gute kububwira abandi, yabubabwira bakumva, hanyuma bamajije kumva bakizera. Aha kumva si ukumva byo mu gutwi gusa, ahubwo ni ugusobanukirwa. Hanyuma hano barangiza kumva no gusobanukirwa bakizera, bamara kwizera bagatangira kwambaza. That is when you need to start worshiping God. Hanyuma hano Pawulo arimo akomeza avuga, yaravuze ngo icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose. Bivuze ngo nyuma yo kumva ubutumwa bwiza hari inshingano buri wese afite yo kugira gute, yo gufata umwanzuro akemera akumvira ubutumwa bwiza. Ngo kuko Yesaya yanditse aravuga ngo mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu, dore kwizera guheshwa no kumva. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kumva nibwo ubasha kugira gute kwizera. No kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo, ntabwo ari ijambo iryo ari ryo ryose, ahubwo ni ijambo ryo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ni ijambo rya Kristo. Mu biganiro bishize nababwiye neza yuko ubutumwa bwiza kuba Kristo ntabwo ari igitabo cyuzuyemo inyuguti, oya, si inyuguti zirimo, ahubwo ikirimo gikomeye cyane ni ijambo ry'inkuru nziza yahawe abantu. Inkuru ivuga ngo nubwo uremerewe, nubwo ugowe n'ibikuruhije mu buzima busanzwe, ariko hari umucunguzi, hari umurengezi kuri wowe. Uwo murengezi niwe Kristo. Muzi ko kera Bibiliya tugiye kureba mu bitabo 5 bya Mose, iyo wakoraga icyaha hari ibihano byabyo, kandi ibihano byabyo byari igihano cy'urupfu. Iyo umuntu yabaga aciriwe urwo rubanza, ni ukuvuga ngo kugira ngo uwo muntu ataza gupfa hagombaga gutambwa igitambo cyangwa kugira ngo hameneke amaraso, kuko birivuga ngo nta kwezwa, nta gutunganywa kuboneka amaraso atamenetse. Rero icyo gihe nibwo hagombaga gutangwa igitambo gisimbura ya maraso y'umuntu yagombaga kumeneka ku bw'ibyaha bye. Hanyuma Kristo we yaje kugira ngo abe igitambo gihoraho, ku buryo umwizera wese aba atsindishirijwe n'amaraso ye yavuye ku musaraba. Niyo mpamvu kuba Kristo tuvuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, kubera yuko kuvuga ko Kristo ari Imana warangiza ukavuga ko yapfuye, mu yandi magambo uvuze ko Imana yapfuye. Nyamara siko Bibiliya itubwira neza yuko hapfuye umubiri we, ariko ubumana bwari muri we ntibwigeze bupfa. Icyo nicyo gikomeye cyane, kandi ubwo bumana buri muri we nibwo budukiza, nibwo buduhesha kubona ubugingo buhoraho, kuko ni nabwo bwatumye abasha kuvuga amagambo y'ubwenge yose yavuze ari mu byanditswe. Aha rero nicyo Pawulo aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza ntibumvise? Rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza Abisirayeli ntibabimenye? Mose niyo wabanje kuvuga ati nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane, aravuga ati nabonwe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Ariko ku Bisirayeli aravuga ati ubwoko butumva
kandi butongana nabutegeraga amaboko umunsi ukira. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose. Mwihangane aha nari ntarutse ngiye mu kindi gice cya 12, ariko reka ngarukire hano ku murongo wa 21 wo mu gice cya 10 cy'Abaroma. Rero icyo ngira ngo mbabwire ni uko igikomeye cyane kuri twebwe abakristo ntabwo ari uburyo usenga, kuko Yesu yasengaga ahagaze. Ntabwo byasabaga ko umuntu asenga mu buryo runaka ngo yubamye cyangwa agize gute. Ngira ngo muribuka igihe yavugaga uburyo abantu babiri ngo bagiye gusenga, hanyuma ngo umwe yifata mu gatuza, aravuga ko atanahangara kugira gute, undi we ngo aravuga ko atanahangara kugira gute kureba Imana. Umuntu ashobora gusenga apfukamye, ashobora gusenga ahagaze, ushobora gusenga unaryamye. Ibyo ngibyo Imana irabyemera, nta formule ihari yo gusenga ihari. Reka ne gutinda, reka ishyiremo gatoya twumve Sege icyo atubwira ku nyigisho ziwe, hanyuma tuze gukoraho komanteri. Ndumva aricyo nifuje ko uyu munsi tuganiraho. Imana ikomeze kubana natwe. Abantu benshi cyane bibaza byinshi abasilamu n'isengero yabo, ariko Umeniuliza swali. nakuba wabashe ikibazo Tuma zaidi ukuwe Muislamu. iki cyatumye koko ubu musilamu wa pasiteri we wari pasiteri. Sawa sawa. Iki kibazo kuki ni iki cyatumye abaho yari arekaza kuba musilamu Isengesho. ngo ni isengesho. Aha ndagira ngo mubyumve neza. Aha Sege avuga ko yahoze ari umupasiteri, hanyuma ahavuze ko isengesho ari ryo ryatumye afata umwanzuro wo guhinduka akajya kuba umuyisilamu. Reka dukurikire turebe ikinamico adukorera agaragaza uburyo nyine iryo sengesho ryatumye yemera, hanyuma agafata umwanzuro wo kujya kuba muri Islam. Muri isengesho. Isengesho. Fungura yote kabisa. Naomba kila mtu akuwe hapa. Ndashaka buri muntu wese abari hano Angalie hapa. yitegereze hano. Jana nimeshuhudia kama Yesu Muislamu. Ejo nahameje ko Yesu ari umusilamu, Na nikawaonesha kisi Yesu alikuwa anasali. bereka uburyo Yesu yajyaga asenga. Sasa tunauliza Biblia. N'ubu turabaza Bibiliya tuti, Ikiwa Yesu amesali hivyo, niba Yesu yajyaga asenga gutyo ameitoa wapi? yabikuye he? Kusali Gusenga sio kuimba. ntabwo ari ukuririmba. Nataka kielewe. Ndashaka buri wese abimenye. Kusali Gusenga sio kuimba. ntabwo ari ukuririmba. Kusali Gusenga sio kuomba. ntabwo ari ugusaba. Kusali Gusenga sio kufundisha. ntabwo ari ukwigisha. Niko nafundisha sisali. Hano ndi kwigisha ntabwo ni gusenga. Ana. Oya, Sautishe. bitandukanye. Sa. Naho guceza Kama vile tunaimbaga. nkuko tuba turirimba Yesu we. Wara mama ye. Ugeze wose. Bakugurire ingofero. Ha. ntabwo uri gusenga gutyo, Uri kusenga. uri kubyina. Uri kubyina. Ye, Shukuru. shima Sali. ntabwo ari gusenga. Gusenga Mwenyezi Mungu anayonesha ndani ya Biblia. Imana ibigaragaza muri Bibiliya. Tuko na jina yake. Ikintu cyose gifite izina ryacyo. Kifaransa wanakuambia chaque chose a son nom. Kila kitu kiko na jina Ikintu lake. cyose gifite izina ryacyo. Usiite ugali kuwa wali. Ntuzite ubugari ko ari umuceri. Hapana. Oya, baza umutima wawe. Usiogope baba, Ntutinye papa, usiogope mama. ntutinye mama. Siku ya kiyama Ubusimeruka kila mtu ataulizwa na muda yake. buri wese azabaga ku giti cye. Kila mtu na mzigo wake. Buri wese n'umuzigo we. Usisikie ukweli, Tuwuve ukuri, uone ukweli, urebe ukuri, ukatale kuwa Muislamu. wanjye kuba umuyisilamu Sababu ya kuogopa mtu, kubera gutinya umuntu gusa, sababu ya haya. kubera isoni. Wewe kama
wowe ni muri hano wowe unaona ukweli, wamaze kubona ukuri hano, unasimamisho wa ukweli, ukaba wamaze guhagurukira ukuri, unasikia roho yako umutima wawe unakwambia nataka kuwa Muislamu, iravuga ati mba umusilamu, ogopa Mungu, tinya Imana, kuja hapa ngwino hano uwe ube Muislamu. umusilamu. Na wale wa ndugu zetu walikubali kuwa Waislamu, N'abavandimwe bagufasha kuba abasilamu wache hapa nibaze hano bahagarare hano, waingie dini ya Mwenyezi ikiri Mungu. dini y'Imana. Yeyote anaona ukweli Buri wese wabonye ukuri anataka kuwa Muislamu, ashaka kuba umuyisilamu haya adafite isoni, bila woga, ntabwo usiogope, yatinye kuja kuwa Muislamu. uri umusilamu. Takibiri, Abana musubireyo, abana musubireyo, yoyote abana anaona bakora ukweli abasilamu musubire abana, abana mwe aomba abasilamu, msaidie, muwatie abana mwe mwigiye abana muri abasilamu. sawa sawa. Muwapange vizuri wageni wetu, Mubahagararize neza abashyitsi bacu, muwapange vizuri, abagore uko abagabo ukwabo, wanaenda kuwa Waislamu, bashaka kuba abasilamu. dini ya haki. Dini y'ukuri. Naomba wahubiri munisaidie, Gasaba abo turi kumwe mu bwizabutumwa muhagarare mupange abantu. yeyote nataka kuwa Muislamu Buri wese ushaka kuba umuyisilamu aje hapa, aze hano. yoyo. abaduteze amatwi ndagira ngo mwumve iki kintu. Mwabyumvishe ko mu gihe cyo guhamagara abaza kwinjira, abana baje babwiwe ko basubiraho kubera yuko bo ubwabo ari abayisilamu, kandi ubundi kirazira ko muri isilamu umuyisilamu abujijwe kwica umuyisilamu mugenzi we. Ndagira ngo utekereze kuri iki kintu. Ni iki gituma iyo tuvuge Hamas igiye gutera muri Isirayeli igenda ikica abana kandi ari abayisilamu? Ibi kugira ngo bibone, Muhammad yavuze yuko kwica umuntu wese wica umuyisilamu abakoze icyaha gikomeye ku buryo adashobora no kubabarirwa. Reka ngerageze yenda kubishakisha, ariko ndagira ngo utekereze kuri ako kantu gatoya, wibaze impamvu iyo bigeze ku myumvire nk'iyo ngiyo ushobora gusanga abantu bagiye bagashyigikira umutwe ugenda ushobora kwica abagore n'abana. n'iki simply kubera ko abo bishe ari Abayahudi. Reka turebe yenda muri Suna, ngiye gushakisha tuze kureba. Number 1 hano murabona ko icyo bavuga nuko Yahya related to me from Malik that he heard that Umar ibn Abdul Aziz gave a decision that when a Jew or Christian was killed, his blood money was half the blood money of a free Muslim. Ni ukuvuga ngo niba umuyahudi cyangwa umukristo umwe yishwe, indishyi z'akababaro kuri uwo muntu zigomba kuba ari 1/2 cy'indishyi zitangwa ku muyisilamu wishwe. Murumva ubwo butabera bukwiriye? Ntabwo iki ngiki ari ikintu gikwiriye. Malik said, what is done in our community is that a Muslim is not killed for a kafir. Bivuze ngo unless the Muslim kills him by deceit, then he is killed for it. No kuvuga mu gihe umuyisilamu, ubusanzwe umuyisilamu aramutse yishe umukafiri, birumvikana Abayahudi n'Abakristo, ntabwo umuyisilamu akwiriye guhanishwa kwishwa. Kandi mu gihe uwitwa ko ari umukafiri yishe umukafiri, agomba kugira gute? Kwicwa. Uyu wiswe ko ari umukafiri aramutse yishe umuyisilamu, uyu mukafiri agomba kwicwa. Ariko ku muyisilamu ntabwo ariko bimeze. So ukabona ko this is not just. Hanyuma reka dukomeze turuze kureba mo hano. Hano ndabona ni ibijyanye no kuvuma. Ni ibijyanye no kuvuma mo hariya. Okay, murabibona aya magambo nababwiraga haruguru, nuko on his father's authority said that his grandfather reported the prophet said a believer will not be killed for an infidel. If anyone kills a man deliberately, he is to be handed over
to the relatives of the one who has been killed. If they wish, they may kill him, but if they wish, they may accept blood wheat. Ni ukuvuga hano umuyisilamu aramutse yishe umukirisitu ntabwo agomba guhanwa nawe yishwe, mu gihe ahandi bagomba guhanishwa nanone igihano cy'urupfu. Murabyumva ko hari ubusumbane budakwiye, ubona ko ari ikibazo. Ntabwo ubu ngubu bavuga ko ari ubutabera buva ku Mana. Murabona ko hano iyo wishe umuyisilamu hano uwo byabayeho, Abu Huraira reported God's messengers as saying, God most high will cheerfully welcome two men, one of whom kills the other. They will enter paradise, one having fought in God's path and been killed, and the slayer, after receiving God's pardon, having died as a martyr. Ni ukuvuga wishe umuyisilamu ariko nyuma ukahinduka umusilamu, ubwo nyine ubwo bombi bazajya mu ijuru. Ntabwo yenda ibyo wabitindaho kuko Imana iri suppose ko igomba kubabarira icyaha icyo ari cyo cyose. The man who had fought and killed a Muslim later became a Muslim himself and was killed. Murabona ko hano nubwo yari yabaye umuyisilamu ariko mpaka yagize gute, yarishwe kubera ko ngo yari yishe umuyisilamu. Ariko murabona ko yari yamwishe akiri umukafiri, ariko still hano yagombaga kugira gute, kwica. So niba rero abana by nature uko bavuka ari abayisilamu, dukwiriye kwibaza tugatekereza kuri iki. Kubera iki iyo Hamas igiye gutera mu bihugu by'abakristo, mu bayahudi n'ahandi, yica abana, kandi abana by nature bavuka ari iki, ari abayisilamu? Aha ni ikintu buri wese akwiriye kwibazaho. Reka ngaruke hano twumve bahamagara abashaka kujya mu idini, hanyuma turaza gukora komanteri mu kanya dusoza. Paka kuwa umuyisilamu uze hano aratange visu, udufashe uno muntu washinzwe umutekano, udufashe umusaza ari kutuza amahoro. Tunaomba kwa haraka, turigusaba cyane. Yoyote naona ukweli, wese ubonye ukuri asisikie haya, ntagire isoni wala asiogope cyangwa atinye, aje kuwa Muislamu, aze kuba Umusilamu bila woga, nta bwoba. Mashallah, nta bwoba. Musema w'Abasilamu ntabwo naona ukweli, wese ubonye ukuri usisikie haya, ntagire isoni, usisikie woga. Uislamu ni dini ya Mungu, Uislamu ni dini y'Imana, siwadanganye bakabetse, sio dini ya mauaji, ntabwo ari dini y'ubwicanyi, sio dini yenyewe haina upendo, ntabwo ari dini idafite urukundo. Dini ya Uislamu ni dini ya Islamu, ni dini ya Mwenyezi Mungu, dini y'Imana, ni dini ya Ibrahimu, ni dini ya Ibrahimu, ni dini ya Musa, ni dini ya Mose, ni dini ya Nuhu, ni dini ya Noa, ni dini ya mitume wote. Tambara birahari. Yego, turasaba abakobwa mutwandikire abo ngabo baje kuba Abasilamu bambare. Aya, tutegereze gatoya abantu batangire kwanja kwinjira, hanyuma tubambike ingofero zirahari, sibyo? Nimugire ikibazo abana muve hariya, abana batoya mwigire kabisa, bakuru basigare hano, abana basige umwanya mu bantu bakuru. Muislamu nawe waje kuba Muislamu, okay? Aze injiza aba bantu dini ku bushobozi bw'Imana. Wese muzamure agatoki k'iburyo. Amagambo share kuvuga namwe muyavuge, sibyo? Ibyo nibyo bituma umuntu kuba umuyisilamu. Naam,
twese dusubire inyuma. Abateze amatwi ndagira ngo wowe wumve avuze ko amagambo bagiye kuvuga ari ahindura umuntu kuba umuyisilamu. Ayo magambo ndagira ngo uyatege amatwi witonze cyane ayo baza kuvuga. Kandi igitangaje, isilamu ivuga yuko twebwe abakristo ari twe babangikanyamana, ariko ndagira ngo uyatege amatwi witonze hanyuma nawe uze gutekereza umubangikanyamana ninde. Abari gufata dusubire inyuma. bazamuye aya magambo niyo atuma umuntu w'umuyisilamu iyo yavuze aba abaye umuyisilamu. Turasubiramo aya magambo ngiye kuvuga. ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndahamya mbikuye ku mutima wanjye, mvugisha ururimi rwanjye, ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa uretse Imana imwe rukumbi. Nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Abaduteze amatwi ngira ngo murabyumvishe. Ikintu cya mbere kiguhindura umuyisilamu niba uri we, icyatumye uba we, ni uko ubanza kuvuga ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa uretse Allah. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri ni uko uvuga ko Muhammadi ari intumwa ya Allah. Ntabwo ushobora kubitandukanya. Ntabwo kuvuga yuko Imana ari imwe byonyine ntabwo bihagije kugira ngo uhinduke umuyisilamu. Ugomba kongeraho ko Muhammad agize gute ari intumwa yawe. By the way, ndagira ngo mbabwire ko ukoze ubushakashatsi ukaza kureba, ushobora gusanga Muhammad ari we Allah ubwe, ndetse ari hejuru ya Allah, aho usanga Allah asigara amukorera. Ndetse Aisha nawe ubwe, umugore wa Muhammad, yavuze ko igihe icyo ari cyo abona, igihe icyo ari cyo cyose Muhammad agize icyo asaba, Allah yihutira kuza gukora ibyo Muhammad asabye. Ibyo yenda dushobora kuzabigarukaho ubutaha, nkabereka inyandiko zibigaragaza, ariko ngira ngo n'uwakwandika muri suna, sinzi niba hano tuza kubibonamo, ariko bitanakunze dushobora kuzashakisha ubutaha nkaza kubibazanira. Reka twandikemo aya magambo tuze kureba niba byibuze tuza kubona hadithi bivugaho. Aha ni amagambo Aisha yavuze ubwo yabonaga Muhammad amajije kugira irari ry'abagore benshi. Hanyuma ubwo avuga yuko arangwa amwemerera yuko umugore wese wiyemeje kwiyegurira cyangwa wiyemeje kuba yaza akaryamana na Muhammad, rwose Allah ahita abimwemerera. Bituma Aisha agira ishyari, cyangwa se he felt jealous. Murabibona avuga ngo Aisha reported, I felt jealous of the women who offered themselves to Allah's messenger and said, then when Allah, the exalted and glorious, revealed this, you may defer any one of them you wish and take to yourself any you wish. And if you desire any you have set aside, no sin is chargeable to you. Ahangaha baratwereka ko ni amagambo aboneka muri sura ya 33, sura Al-Ahzab, aya ya 51. Hanyuma hano murabona ko havuga ngo Aisha said, it seems to me that your Lord hastens to satisfy your desire. Murabona ko hano Aisha yashinje Muhammad amubwira yuko bimeze nkaho Allah ari we urimo kugira gute wahindutse umugaragu wa Muhammad, aho ikintu cyose Muhammad ashatse Allah ahita yihutisha kugira ngo agire gute
amukorera akorera ibyo muhamadi ashaka. Murabibona ko iyi ni sahihi muslim hadith 14 aya magambo murabona ko agarukwaho. Murabona ko na hano ni hadisi yindi ya kabiri ibivugaho. Murabona ko iyi ni sahihi Darussalam nanone bigira gute ibigarukaho. Rero murabona ko mu by'ukuri aha dufite sahihi al-Buhari nanone. Murabona ko I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's apostle, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed, you, O Muhammad, can postpone the turn of whom you will of them your wives, and you may receive any of them who you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you has set aside temporarily. Ahangaha iri jambo temporarily urifate, ni ijambo rivuga ryemerera abayisilamu kuba ushobora gushaka nk'umugore mumarana nk'iminota 30 mukaryamana, amafaranga umwishyuye akitwa ko ari inkwano wamuhaye, aribyo byitwa temporary marriage mu cyarabu byitwa muta. Hanyuma hano murabona ko aya magambo Aisha yavugagaho aboneka nyine muri ya sura ya 33 aya 51. Noneho Aisha ngo hano yarakomeje, I said to the prophet, I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires. Murabona ko Aisha yahise abwira Muhammadi ngo ndabona bisa naho nyagasani wawe ariwe Allah yirukanka cyangwa se yihutira gusubiza ibyifuzo byawe n'amarangamutima yawe. Hano your wishes and desires, ibyo wifuza akaba ari byo Allah aza gukora. Iyi aya dushobora kureka tuyirebemo gatoya. Twabonye ko ni aya ya 51 muri sura ya 33. Tuyisomeho 33 aya ya 51. Okay. Hano ubundi Muhammadi ngo yari yemerewe abagore bose, ku buryo n'umugore iyo yabaga yitegereje umugore w'umugabo akamwifuza mu mutima, byari itegeko ko uwo mugabo ahita amudivorsa kugira ngo nyine Muhammadi arongore uwo mugore. Ibi ngibi wabikenera yashakisha inkuru z'uwitwa Zaid wari adopted son wa Muhammadi. Yari afite umugore witwa Zainab. Hanyuma Muhammad agiye gusura Zaid, ageze yasanga Zaid ntahari, ariko asanga uyu Zainab yambaye ubusa. Amubonye ahita avuga ngo hashimwe Allah ngo wuhindura imitima. Hanyuma igihe uwo muhungu we yari yaradobse atashye, umugore amubwira yuko Muhammad yahageze. Amajije kuhagera, hanyuma Zaid ngo aramubaza ati nta kintu yavuze. Umugore amubwira amagambo yavuze Muhammad yavuze agenda. Zaid ahita yumva icyo yavuze. Icyakurikiyeho nuko Zaid yahise agira gute, yahise adivorsa Zainab, nuko Muhammad arongora Zainab. Rero amagambo Aisha yavugagaho ni aya ngaya yavuzwe muri iyi sura ya 33 aya ya 51. Havuga ngo wigizayo igihe cyo kujya kurara kuwushaka muri bo, abo bagore, ukanakira iwawe uwushaka, kandi nugira uwo wifuza mu bo wari warashyize ku ruhande. Ibi ngibi byanditswe hano ngo mu bo wari warashyize ku ruhande, ubundi ntabwo ari byo, ntabwo ariko kuri ngo by'agateganyo. Icyo gihe nta cyaha kuri wowe. Ibyo nibyo byegereye gutuma banyurwa ntibanagira agahinda, ndetse bose bakanishimira ibyo wabahaye. Allah azi biri mu mitima yanyu, kandi Allah ni umuremyi uhebuje, uworohera abagaragu be.
Ah, ahangaha murabibona ko muri hadith baravuga ko hano umugore wese washakaga kwihereza muhamadi yabaga yemerewe kuryamana nawe. Ntabwo byari uko ari ukuvuga ngo afite abagore 11 gusa. Kandi igitangaje, uyu Aisha niwe mbabwira, muhamadi yarongoye yari afite imyaka 6, ku buryo uyu yari umwana mutoya wirirwaga akina n'ibikinisho by'abana. Wanditsemo ijambo dolls rivuga ibikinisho wahita ubibona. Murabona ko hano uyu ni umugore wa muhamadi tuvuga hano. Aravuga ngo I used to play with the dolls in the presence of the prophet and my girlfriends also used to play with me. Aha aravuga ko yakinaga n'ibikinisho by'abana. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. Urumva niba abo bana bahitaga batekereza ko agiye gukora imibonano mpuzabitsina na Aisha, but the prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time, as she was a little girl. Ahangaha murabibona, not yet reached the age of puberty. Ahangaha murabibona ko yari akiri mutoya, afite imyaka 6, ataranagera igihe cy'imihango. Hanyuma hano uwabishaka nanone tugiye kureba tugiye gusacinga muri korowani, tukandikamo nako muri hadith, tukandikamo kunkumba, I think ko naho hadith bivugwa ko ni kubera ko yari akiri mutoya atarakura, muhamadi we byasabye ko nyina wa Aisha ashaka konkombre zo kumugaburira kugira ngo abyibushye. Konkombre, ndibwira ko hano bishobora kuza kungora kuribona. Turore niba hano biza gukunda, tusacinge kukumba. Okay. Icyo mbabwira ni uko nyine Aisha yari umwana ukiri mutoya, yari akiri umwana mutoya cyane. Reka ngaruke inyuma nongereho Aisha hano ku byo nashakishije, ko ibi byo mbona byadutinza. Twongereho ijambo Aisha kukumba, hanyuma okay. Murabona ko hano iyi hadith iratubwira ko Aisha yavuze ko nyina yajyaga amugaburira konkombre. Hano it was narrated that Aisha said, my mother was trying to fatten me up when she wanted to send me to the messenger of Allah when she got married, but nothing worked until I ate cucumber with dates. Then I grew plump like the best kind of plum. Murabona ko mu gihe cy'imyaka guhera ku myaka 6 muhamadi nyina wa Aisha yajyaga yohereza Aisha kugira ngo agende ajye gukorana imibonano mpuzabitsina na muhamadi, ntibyange. Hanyuma bigera ku rwego noneho nyina wa Aisha yafashe umwanzuro wo kuzajya amugaburira konkombre kugira ngo agire gute, abyibuhe. Hanyuma ibi ngibi murabibona ko ni hadith, iyi murabibona ni Sahih Darussalam Sunan Ibn Majah 33-24. Ngibi nanone murabibona ko bigaruka. Iyi ni Sahih Albani. Aha, dushobora gukomeza kureba, harimo hadith nyinshi zibigarukaho. Nibwira ko rero ibi ngibi buri wese abikeneye yabibona. Yenda dushobora kubona, dushobora no kureba, dushobora no gushakishamo ko tukareba ijambo ryitwa marriage consumption, aho Aisha yavuze yuko
mariage yabo yabaye consumed ku myaka at the age of 9. Reka turebe ko hano baza kubiduhereza. Ah, hari igihe ibi ngibi iyo umuntu abivuzeho, abayisilamu benshi barakara bagatekereza ko ari ugusebya muhamadi, ariko ibi ngibi ni ukuri guhari, ni ibintu byanditse, ntabwo ari ibintu abantu baba bahimbye, byanditse mu nyandiko z'abayisilamu bo ubwabo, so bagombye kuba bemera ko ari ibyabo. Murabona ko hano haravuga ngo Khadija died 3 years before the prophet departed to Medina. He stayed there for 2 years also, and then he married Aisha when she was a girl of 6 years of age. Murabona ko yari afite imyaka 6, and he consumed that marriage when she was 9. Namwe mutekereze ko guhera ku myaka 6 Muhammad yagiye agerageza gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana w'imyaka 6, bigenda binanirana kugeza ubwo nyina wa Aisha nk'uko twabibonye yageze ku rwego ajya mugaburira konkombre kugira ngo umukobwa abyibuhe. Ese iyi ni intumwa dukwiriye ko gukurikira? Niba uri umunyarwanda, niba uri umunyafurika, niba uri umuntu ukoresha ubwenge bwawe, urumva uyu nguyu ari umuntu twagombye kuba dukurikira, tukavuga ko ari intumwa Imana yatwohereje kugira ngo tuyoboke? Tekereza ko ku muntu wese rwose utekereza akwiriye kumva ko ibi bidakwiriye. Iyi ni Sahih al-Buhari 38,96. Aha dufite Sahih Sunan an-Nasai 32,57. Izi ni hadisi zose zigira gute zibigarukaho. Hari hadisi nyinshi zigaruka kuri iyi nkuru ya Aisha. Mu by'ukuri tubona ko ari ikibazo. Rero ndagira ngo uyu munsi nsoze mbabwira neza yuko ntabwo igikomeye cyane Imana ikitwifuzaho ntabwo ari uburyo dusenga wasenze upfukamye, wasenze uryamye. Muri Zaburi ya 51, ngira ngo Zaburi ya 51, Dawidi yavuze amagambo aravuga ngo icyo Imana ishima ni umutima umenetse, ngo umutima umenetse ushenjaguwe Imana ntizawusuzugura. Ni Zaburi ya 51, ndumva ariho ayo magambo ari. Ngo umutima, aha yaramaje gukora icyaha cyo gusambana na Mukawuriya, hanyuma aranamwicisha. Ibi ndumva ku bakristo murabizi. Kuri twebwe ntabwo Imana itinya umuntu uwo ari we wese, ahubwo uwo ari we wese wakoze ikosa imbere y'Imana, Imana iramunenga. Hanyuma hano murabona ko Dawidi yarimo yihana aravuga ngo unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Aravuga ngo Mana undebe mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Aha ni amagambo mubona ko hano batubwira ko iyi Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Nibutsa ko ahangaha Sega yatubwiye neza yuko gusenga uririmba ngo atari ugusenga, ariko izaburi zose za Dawidi ubundi zirimo amasengesho, kandi amasengesho yakoraga aririmba. Kuri gusenga uririmba birakunda. Bibiri tubwira neza ko Pawulo igihe kimwe bamufungiranye ari mu nzu y'imbohe, ngo hanyuma we na Sira ngo barasenga bararirimba, ngo inzugi z'uburoko barimo zigira gute zirashwanyuka, hanyuma ngo abarinzi bibwira ko batorotse. Rero izo ni imbaraga zo gusenga unaririmba. Kuri ko gusenga unaririmba bifite imbaraga, nk'uko ushobora no gusenga uvuga amagambo yandika. Imana yitaho ni umutima umenetse. Hanyuma ni amagambo ndashaka kugira ngo ni nayo magambo ndashaka kugira ngo ngarukeho. Hano Dawidi murabona ko avuga ngo nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka, ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye bityo kugira ngo ugaragare kukiranuka, nuvuga kandi uboneke kuboneye n'uca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa ni mu byaha nimwo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Ntuntekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera.
unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane. Reka ngaruke hino ho gato. Sorry. Okay, ndumva hano birimo. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntuzererwe ibitambo byokeje. Hano ravuga ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Aha rero murabona ko ku Mana igikomeye ntabwo ari uburyo wasenze, ahubwo igikomeye ni umutima wabigize gute, wabikoranye. Nubikorana umutima umenetse ushenjaguwe, Imana irabyubaha, ibiha agaciro gakomeye cyane. Ibyo wakora byose, wasenga uhagaze, wasenga upfukamye, nta mumaro munini bifite. Ndabakunda rero, ndagira ngo nkubwire ngo wowe wumvishe ikiganiro, kora share, kora subscribe, hanyuma ukore like. Kandi ikindi, niba wumva bikunda, ushobora kudownloadinga ukongera ugapostinga video. Icyo dukeneye si views, ahubwo icyo dukeneye ni uko ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Imana ibahe umugisha, naho utaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.